kudategwa pressure n'abavyeyi, ndetse turasaba n'abavyeyi, abavyeyi mureke gutera abana banyu pressure. Ntabwo gushaka bigendana n'imyaka, ngo kubera ko yabaye 18 years old cyangwa se yabaye 20 30 40 ngo ashobora gushaka. Umuntu ashaka igihe yamaze kwiyubaka, igihe yamaze kwitegura, akavuga ngo igihe nyacyo cyo gushaka kuri jewe cyageze, agashaka umukunzi bagakora ubukwe. So sinzi mari kindi wakongera kugira ngo cyo kuri iyo point ya kabiri, zirazi biri zombi ziraremereye cyane, ndifuza ko tuza kuzitindaho cyane. Ira ya kabiri wavuze ni ya gatatu turayitindaho cyane kuko niho 50% y'ababubaka ingo kuri none hayishingira. Ikaze mwese mudukurikiye aho muherereye hagiye hatandukanye, reka tubaramutse kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza n'amahoro y'Imana. Turi kumwe n'abakozi b'Imana tugiye kubana mu kiganiro. Ndagira ngo mbibutse ubushize twaraganiriye, tugenda tuganira kubijyanye n'uburyo tugomba kubaka ingo nziza zifite umusingi cyangwa fondation ifatika. Hanyuma tubasezeranya neza yuko mugiye kuzajya mubona ibyo biganiro mu buryo bugiye butandukanye ariko bwinshi bushoboka. Hanyuma turi kumwe n'abakozi b'Imana tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi, baraza kuba bababwira ico bagiye kubaganirizaho. Hanyuma kuri mikro muri kumwe na Etienne Mutabazi kuva kuri Blessed Family TV, mbabwire kandi kushobora gukurikirana Jonathan TV show ndetse na Daily Change. Hanyuma reka nsaba abakozi b'Imana baratangira bivuga babibwira, hanyuma baraza no kubabwira ico babateguriye kuri uyu munsi bagomba kubaganiriza. Ikaze bashumba. Murakoze cyane, turishimye kuba hano hantu kuri izi cyane bavuye kuvuga hano haruguru. Amazina nitwa Serugaba Alexis, umugabo ndubatse, mfite umudamu n'umwana umwe w'umuhungu. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Amazina ni Nzabinesha Hegman, umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abakobwa babiri. Ndumva ibyo ngibyo bibaye. Murakoze cyane Pasiteri, ngira ngo we n'ubushize twari kumwe mu kiganiro, abagikurikiye baramubonye. Hanyuma reka mutangire mutubwira uyu munsi abakunzi bacu mwabateguriye iki, mugiye kubaganiriza ibijanye n'iki? Yego murakoze cyane bwana munyamakuru. Uyu munsi tugarutse kuganira nko kwabivuze, turifuza ko tuganira hejuru ya relationship cyangwa se tuvuge abubakanye, ubuzima bw'abubakanye, uburyo ki ingo zimeze muri iki gihe. Reka ntangire mvuga gutya, kwita ku buzima bw'ingo ni ikintu gikomeye. Ingo iyo urugo rumeze neza, ingo nyinshi zaziforma ico bita communauté nyinshi zigaforma ico bita nation, ari cyo gihugu. So kugaruka ku bintu bijanye n'ingo ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko urugo rumwe rubaye rwiza cyangwa se ubuzima bw'abashakanye bukomeje kuba bwiza, tuzagira communauté nziza, tuzagira igihugu cyiza. So niyo mpamvu rero twavuze ngo reka tugaruke kuri iki kintu, tucinjiremo indani turebe ukuntu bimeze. Reka dutangire tuvuga ngo ubu nyine tugeze mu gihaho ibintu bitameze neza. Divorce, umubare wa divorce kurakomeza kwiyongera umunsi ku wundi paraporo no mu minsi yatambutse. Abatandukana ni benshi, ndetse n'abandi benshi ugasanga barabanye ariko ntibabanye. Ugasanga babanye mu buryo buri fiziko ariko mu buryo bw'imitekerereze, bamwe baradifosheje abandi batakiri kumwe mu mawazo. Ugasanga ingo zifite ubuzima bubi kugezaho abasore batoya, abakobwa n'abahungu basigaye batekereza kutazoshaka, kubera ko barabona bakuru babo bashatse, bashiki babo bashatse, bataha buri munsi. Abandi bahora batelefona buri munsi ngo umugabo yankubise, yanirukanye, yantaye hanze, naraye mu kirambi, byagenze ukunuku. So ibibazo bikomeje kuba byinshi mu ngo zitandukanye, muri societe zitandukanye. Nta nubwo tuvuga societe nyamurenge gusa, haba mu Banyamurenge, haba Abanyarwanda, Abarundi bumva ururimi, ndetse n'abandi batumva izindi ndimi nabo bafite ibibazo bimwe dusa naho duhuriyeho. So uyu munsi turashaka kugira ngo turebere hamwe, ese kubera iki umubare wa divorce ukomeje kwiyongera kuruta mu minsi yashize? Kubera ko abantu tubona benshi baba batandukana, ndetse nabo turi kumwe
bakiri kumwe na Kosori ugasanga ubuzima bwabo ni bubi, si ubuzima bwo kwifuzwa n'abandi bana batoya bakiya bakura bifuza kuzubaka. So uyu munsi rero twashatse kugira ngo turebere hamwe ese impamvu zituma abantu bashaka ntiyaba ari kimwe mu bibazo ingo zifite, abantu baza bashaka batazi impamvu zituma bashaka, cyangwa se abantu bagashaka bishingikirije ku mpamvu zitari iz'ukuri, mu buryo urufatiro rwa ruriya rugo rugiye guhera kuri wrong motive. Nubwo ikintu cyose cyubakiwe ku musingi utari uw'ukuri ni nka yanzu yubatse ku musenyi, fendefe yanzu izagwa kuko umuyaga ugomba kuzahuha, imvura izagwa, ariko kubera ko yanzu itubakiye ku musenyi nako ku rufatiro ruzima izisenyuka. So turashaka ngo duhere mu rufatiro mu musingi. Ese igituma abantu bashaka, abajene batoya bakiyabasha gushaka niki? Ese abantu nibaba bubakira kuri wrong motive bigatuma be influencinga ubuzima bwabo bamaze kubana, bikabyara divorce zitandukanye tubona buri munsi. Kuri ubwo rero ndashaka guheza pastor microphone atangira tubwira ku mpamvu nka zitatu dushaka kuganiraho zishobora kuba ari wrong motive ingo nishi zubakiraho zikabyara cyangwa se zikaresultinga muri ubu buzima bubi tuvuga twaherewe hano hejuru. Reka pastor adufasha duciye muri izo ngingo ko ari zitatu, hanyuma tuze kuzigarukaho tuzisangire n'abantu bose barimo kudukurikirana, ndetse namwe comment zanyu n'ibindi byose biraza gukenerwa kugira ngo dusangire topic turebe ikintu kizima. Murakoze cyane. Yego pastor arakoze cyane. Sorry. Mu byukuri iki kintu ni ikintu kiri sensitive cyane kuko kimaze gufata indi ntera ikomeye ku kigero gitangaje, kidashimishije na gato. Niyo mpamvu twatekereje ko ari byiza ko tubasha gufata initiative yo kuganiriza urubyiruko rwacu, kuganiriza young couples, abantu bubatse vuba, ndetse yewe n'abamaze igihe, kugira ngo bagire ubwo bumenyi bakomeze kwigisha abana babo ndetse n'abarumuna babo n'abashiki babo, kugira ngo dukomeze kugira umuryango mwiza. Nkuko pastor yarabivuze, dufite umuryango mwiza, dufite community nziza, dufite igihugu cyiza, cyangwa se abantu bacu bameze neza, ubuzima bumeze neza. Impamvu yatumye rero twifuza kuganira namwe ingingo zitatu zikomeye abantu barimo kugenderaho zitari umusingi mwiza wo kubakiraho umuryango. Mu byukuri buriya nkuko arabivuze, umusingi yari mubi, uzarebe ku inzu iyo urukuta rwagize ikibazo bokura amatafari 2-3 bakarekebisha, umuryango ufite ikibazo borekebisha, igisenge gifite ikibazo bokuraho ibati bagashiraho irindi. Ariko iyo umusingi ufite ikibazo, inzu yose bayishira hasi, inzu yose bahera ku gisenge, ibikuta, imiryango, amadirisha bagashira hasi, kubera ko mu musingi hari ikibazo bagatangirira mu musingi bakongera bakawubaka neza. Iyo bawubatse neza rero bongera kugira kuzamura ibikuta, gushiraho igisenge, inzu kongera gahagarara. Niyo mpamvu rero umusingi ari ikintu tugomba kwibandaho cyane. Tudatinze, hari ikintu tugira mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge cyo gusa naho dusukumira abasore bacu cyangwa abakobwa bacu kubaka, peer pressure. Ni ukuvuga ngo umuntu ageze imyaka 20-24 n'umwana w'umukobwa, kera ababyeyi batangiye kumubwira ati ese bimeze bite, inshuti base wabo batangiye kumubwira ngo bimeze bite, banyirarume ese nta gahunda. Umwana agatangira gupanika yibaza iki kintu aba bantu bose babansukumiramo ni igiki, ko bagamije iki. Hadaciye kabiri urungano rwiwe 2-3 barubatse, asigaye ari wenyine cyangwa basigaye ari 2, bakamubwira ati nturuza abanyu, dora abanyu barubatse, dora abanyu ugiye kujinga ku mwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa yavuga ati ngiye kujinga, agapfa kugenda ku muhungu adakunze, agapfa kugenda ku bintu atatekerejeho neza, agapfa kugenda atazi icyo agiye gukora, kubera ko peer pressure yabaye nyinshi, kubera ko bamusukumye, kubera ko urungano rwiwe rwagiye, umuryango nawe ukamushiraho pressure akubaka. Iyo ni impamvu imwe mu mpamvu mbi tudakwiriye gushingiraho twubaka ingo. Iyo wubatse urugo ugendeye ku magambo abandi bavuze, kubera ko nyanaka yubatse, ntabwo uzi neza
icyo ugiye gukora, birangira rero ubuzima bw'urwo rugo butabaye bwiza. Iyo ni ingingo ya mbere yenda tuza kuganiraho, reka nzicemo kugira ngo tuze kubona uko tuziganiraho. Ingingo ya kabiri ni pregnancy, gusama inda utarubaka, utarashakwa, ku mwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa asamye inda, umuhungu ateye inda, umuryango urahagurutse uzanye abagabo bateye amabuye umwana w'umukobwa ati umuntu waguteye inda ninde, muzane hano tumubone. Umuhungu mu muryango bazanye umukobwa ati wateye umwana wacu inda, ugomba kumushaka. Intambara ikamiba, hakabaho kuvutana cyane, bikarangira mu by'ukuri aba bana bashakanye ariko badakundana. Hariho imifano myinshi murayizi aho mutuye, natwe aho dutuye turayizi. Hari umusore yari afite umufiance hanze, amare atera undi mukobwa inda, birangira amushatse kubera ko ataramukunze ariko kubera ko yamuteye inda, kuri ubu ngubu baratandukanye. Mu by'ukuri ni impamvu mbi, bashobora no kudatandukana, abandi abo wenda twagiye tubona bakabana ariko batishimye, bakabana batizeranye, bakabana ubuzima bwo kureregana. Ubwo rero pregnancy ese birakwiriye ko tubiganireho, namwe muze kuduha ibitekerezo byanyu muri comment. Birakwiriye ko kubera ko wateye umukobwa inda umushaka, uramubonamo kuba umugore, cyangwa se umusore guteye inda, birakwiriye ko umushakwaho uramubona ko ari umugabo koko uzagutunga akakubera se w'abana? Birakwiriye? Ese kuba watwaye inda ni igisebo cyatuma utubaka? Icyo kintu nacyo tugomba kukiganiraho, tugafata ibyemezo. Abana bacu turimo tubyara, abana bacu turimo turera, bashiki bacu, bikamenyekana, kuko nimba habaye ikosa ntabwo rikosorwa n'irindi, rizamara igihe kirekire cyane, ryafekita ubuzima bw'umuntu. Izo ngingo ni zibiri. Ingingo ya gatatu ni ugushakwa ku muntu bitewe n'ubushobozi afite. Turimo turabibona hano dutuye, umuntu arimo arava muri Amerika ari umukecuru ku buryo uvuga ngo uyu nguyu wenda no kubyara sinzi ko bizoshoboka, akaza agashakwa n'umusore w'imyaka 25. Mu by'ukuri tugakora ubukwe twese tuvuga tuti ibi bintu bizoshoboka biti? Hari imbere nta danger turimo tubona, hari imbere nta kibazo turimo tubona cy'iyi miryango irimo yubaka kuri ubu ngubu. Turimo turabibonaho umusore uri hanze yohereza amafaranga, akishurira umukobwa, akamwishurira ishuri, agatunga ababyeyi be, akishura flight, yageririya hadakeye kabiri bagatandukana. Mu by'ukuri ibi ni ibintu bitatu tugomba kuganiraho. Rero kuko turi kumwe n'umushumba hano mugenzi wanjye, reka musubize mikrofone tubashe guhana ibitekerezo, ndetse n'umunyamakuru wacu, ndetse namwe tubashe kubiganiraho nka community yacu. Ibi bintu birakwiriye ko abantu babyubakiraho, bubaka imiryango. Murakoze cyane. Yego pastor arakoze cyane. Ni byiza ko dutinda kuri aya magambo twitonze, kuko kugira ngo turebe impamvu ituma ingo zisenyuka cyane, n'impamvu ituma ingo zifite ubuzima bubi, bakiri kumwe ariko basa n'abatabana, byanga byakunda birava muri izi mpamvu wari uvuze. Kuko niba umuntu ashobora kubaka urugo kubera ko undi muntu yamushizeho pressure, already urwo rugo ruzagira ikibazo, kuko itangiro ry'urwo rugo ntabwo gubakiye ku kuri kwica umuntu agomba guhera hagiye gushaka. So ndashaka ngo duhere kuri ijambo watangiriyeho rya pressure. Pressure ni ikintu kibi cyane, kandi pressure ishobora guterwa n'ababyeyi bawe, pressure ushobora kwiterwa n'inshuti zawe, pressure ushobora kwiterwa n'abo mwiganye ishuri, pressure ushobora kwiterwa n'abo muturanye, ndetse n'abo musengana. Ubwoko bwari bwose bw'abantu cyangwa se entourage yawe ishobora kugusunikira mu gukora ikintu kitaragera igihe cyaco. Icyo kintu abantu bagomba kukirinda. Umuntu agomba gushaka iyo wabaye prepared psychologically, ukavuga ngo I am ready, ko ndumva ngeze igihe cyo kubaka. Financially ukavuga ngo I am ready, kuko kubaka ni engagement utazasubiramo. Bene data mudukurikirana, si rubyiruko, abasore n'abahungu mutarabikora, iyo watsinzwe ku ishuri aricyo bitaga ngo ni repeshage,
ugasubiramo akagwa amahirwe ya kabiri yo kongera kureba ko wotsinda amakuru yari yakunaniye, ukongera ugashyiramo imbaraga ukiga, noneho wabasha kuyatsinda ugahabwa amahirwe yo kwimuka. Ariko noneho urugo biratandukanye. Urugo nta mahirwe ya kabiri uba ufite yo kongera kugerageza, kandi muza ari umuntu nguvuyemo nibigenda nabi nzagerageza. Niyo mpamvu iyo ugiye kwiyangaja muri iki kintu bisaba icyo bita preparedness, bisaba kucitegura mu buryo bwose bufatika. Turahera mu buryo bwa finance, ukavuga ngo aya muredi mfite ubushobozi bwo kuzana umudamu ndumva nozo mutunga, yaba azanye support yiwe yindi cyangwa sitanahabaye njewe ndi ready nariteguye. Ijambo rya kabiri psychologique mukavuga ngo namaze kubipanga mbona birakwiriye igihe nyacyo kirageze, rero nshobora kubaka. Noneho ngaho ababyeyi babigusaba batanabigusaba, wowe ukiheraho wewe muri wowe indani ukavuga ngo igihe cyanje cyo kubaka kirageze, I am ready. Igihe wifeeling we muri wowe ukavuga ngo ndi ready, nagira support y'umuryango bizamfasha, bizaba byiza. Itahaba I am ready naripanze, abantu bankomera amashi ni sawa, batayakoma I am ready napanze inzira zose izabasha gusustaininga cyangwa se gukomeza uru rugo. So iki kintu cya pressure waruvuze mu by'ukuri ni ikintu kiri wrong motive, cyangwa se ni impamvu itari nyayo. Wa musore we, wa mukobwa we, ugomba guheraho kubera ko bandi bakobwa mu ngana bose bashatswe, nawe ukavuga ngo reka noneho mfite isoni. Uko muhuye nabo bari kumwe n'abagabo babo uzugira isoni ukavuga ngo abandi bari simate ko baragendana reka naje nshake. Ico kintu ni kibi, abantu bagomba kucirinda bavuye inyuma. So kuri iyo point rero nkumva ko pressure abantu bayihanukira, bayizibukira nako. Rekana na pressure, gendera kuyerekwa ryawe, gendera kuri vision yawe, gendera kuri preparedness yawe, umenye ngo I am ready, I can do it. Challenges zose shobora kuvuka ari inyuma, I am ready to face it, kuko nariteguye psychologically, financially, physically, n'ikindi cyose cyakenera I am ready. Ukavuga ngo noneho ngomba gushaka. So nkumva kuri iyo ngingo rero twabasaba kudategwa pressure n'ababyeyi, ndetse turasaba n'ababyeyi, ababyeyi mureke gutera abana banyu pressure. Ntabwo gushaka bigendana n'imyaka, ngo kubera ko yabaye 18 years old cyangwa se yabaye 20, 30, 40 ngo ashobora gushaka. Umuntu ashaka igihe yamaze kwiyubaka, igihe yamaze kwitegura, akavuga ngo igihe nyacyo cyo gushaka kuri njewe cyageze, agashaka umukunzi bagakora ubukwe. So sinzi mari ikindi wakongera kugira ngo cyo kuri iyo point ya kabiri, zirazibiri zombi ziraremereye cyane, ndifuza ko tuza kuzitindaho cyane. Ira ya kabiri wavuze ni ya gatatu turayitindaho cyane, kuko niho 50% y'ababubaka ingo kuri none hayishingira. Pastor arakoze cyane. Mu by'ukuri ari ibyo amaze kuvuga, icyo yaravuze cy'ubushobozi, hari abantu bashobora wenda turagira ngo mutwumve neza. Ikintu cya mbere ni ukuba uri ready mu bitekerezo byawe, kuko umugabo ni umutwe w'umuryango, kandi umugabo agomba guproviding. Birashoboka ko wenda udafite ubushobozi nk'amafaranga kuri banki, kuri konte, uvuga ngo mfite miliyoni 2, mfite miliyoni 3, tuzarya ibihe byose, ariko ugomba kuba uri ready ko uzaprovidingira umuryango wawe. Uzaprovidingira umuryango wawe, akazi ushobora kubona gafite ushaka bwacye kakamagashira, ariko ugomba kuba uri ready ko ari inshingano zawe ugomba gukora. Koshira uyu munsi ugashaka, kandi ugomba kuba ubifite mu nshingano. Rero nicyo kintu turimo dusobanura, kumva ko uri ready yo kubaka urugo. Reka mbaho ubuhamya, jewe nje gushaka, papa yarambwiye ati wakwitonze bitewe n'imiryango yacu muzi ukuntu biba bimeze, inka zaranyazwa zarashize ntazi yari. Ndamubwira nti nje ndabona aricyo gihe cyiza cyo kubaka. Gusa ambera nawe nyine umubyeyi mwiza, aranyumva, aravuga ati nta kibazo, reka tubitekerezeho tubipange. Aranyumva, turabikora kandi tubikora neza cyane. Rero ni ibintu bishoboka. Hari abasore benshi iyo peer pressure
shaka imyaka yahagiye icyo kintu tugenda tukigabanye cyane numva wenda iyo ngingo twayisubikira ahangaha nubwo ari ingingo ndende cyane abantu bagabanye peer pressure ku bakobwa ku basore kugira ngo ubuzima bw'ingo zacu bumere neza. Mbere yuko muva kuri iyo ngingo none ko kenshi dushaka cyangwa se abantu bo muri society yacu bashaka barimo bagura umuryango tubyite gutyo kandi mu kwagura umuryango mbere yuko umwana watekereza yuko hari ico wenda bimaze kuba yakwagura umuryango ababyeyi nibo babitekereza mbere hanyuma ababyeyi bakumva ko ari inshingano zabo kurya bajana umwana mu ishuri akiga bakamwishurira bakumva ko ari n'inshingano zabo kuba bagomba kumwubakira hanyuma wenda ubu nyine hari kimwe cyahindutseho mbere baratwubakiraga tukabana bagasa nk'aho bagikomeje za nshingano zo kuturera no kutwigisha uko rugo rugomba kubakwa bitewe n'aho twari turi ubu nyine wenda ntibikunda ngo tubane ariko nanone muri cya kintu cyo kumva ko bagomba kutwubakira kandi tukubaka nyine tugifite imbaraga zose. No mutabazi icyo kibazo urimo uravuga ibintu byarahindutse kera umusore yarashitsaga agashikiriza mwasi bakabana akabyara kabiri gatatu kandi iby'imibereho ntibyari bigoye nk'ubu nyine ubu nyine uburyo twabikoramo butandukanye n'ubwa kera tugomba kurera abana kubategura kare kubategura iriya myaka kuva kuri 15 umutegure wowe umwigishe umugabane ubu nyine abantu basigaranye no mu mutwe n'ubumenyi ni skills na amashuri n'uburere rero utabumuhaye kare wije kumusukumira gushaka umugore kugira ngo yagure umuryango kandi utazomutunga hanyuma nimba wenda hari point yo gutunga ingo zirimo zisenyuka ubu nyine ntabwo zose zifite ikibazo cya mikoro make yego hari ababayeho neza cyane ariko barimo basenya yego nje nkavuga ngo ese abari gusenya ubu nyine ntibwaba ububa gito bwabo ku giti cyabo ko baza baca n'umugani bakavuga ngo utema nguko ngise ngo atatemye ngo azagira uti ngo azayitema ukuguru ni gute umwana ari mu gukura ise ntiyasenye base wabo nta numwe wasenye ba nyirasenge na ba nyina wabo ariko iwe ukabona nyine n'umuntu uraho ni ibi turimo tuvuga urabona kera ukuntu ibintu byakorwaga umwana yaricaraga ise akamubwira ngo igihe ko ndabona ukwiriye kubaka siko bimeze akagenda ndetse akamushakira umugeni umwana ntatere na commentaire akemera umugeni n'uyu sawa akemera ubuzima bwari bworoshe n'umuco na environnement ukuntu ibintu byari bimeze ariko kuri ubu nyine impamvu abana barimo basenya base batarasenye urumva nizo ngingo turimo tuvuga ababyeyi kibigisha abana kandi biye byarahindutse ahubwo bakabasukumira gushaka mu kintu batigishijwe iyo niyo ngingo ya mbere turimo tuvuga peer pressure bagasukumirwa mu kintu batigishijwe none bikazarangira umwana yisanze mu kintu gifite challenges nyinshi urumva atateguwe nawe ubwiwe atazi sina decision yiwe yafashe bigasanga rero ageze mu kintu akavuga ati kumbe nuko bimeze ntabwo nari mbizi ni umuriro bifite challenge akabivamo agasenya ise atarasenye kubera ko ise ntiyamuteguye ndetse ntiyamuhaye n'umwanya umwana wenyine ngo yifatire imyanzuro kuko ibihe byarahindutse sinzi nimba nakongeraho kamwe nshobora kongera kuri point wenda mwene data nandabo nafashe microphone waruvuye tese ababyeyi baravuga ngo ni inshingano zacu kubakira abana bacu iryo jambo kubakira abana bacu ni byiza ko turitindaho rishobora kumininga ibintu byinshi bitandukanye kubakira abana bacu kwa mbere ni ukubaha 8 ukavuga ati mwebwe ntimugira ubwoba bw'umunani nge zawutanga ariko nizo nka noneho tuzigarukeho nazo zarashize umwana asigaje gushaka bikangombwa ko ashaka ibihumbi by'amadolari nka bingahe kugira ngo ari byo azakwa ariko noneho icyo ngicyo si ikibazo cyo twatugarukaho noneho hari n'icyo waruvuze ati bakuru bacu ba data basogokuru n'abandi twabonye bubaka ingo barakura nta ma divorce kuko itwa tuyabona ubunyine sikibazo niki noneho hariho kuba abantu bataradivorusaga bitewe n'umuco na environnement bakuriyemo mu mitekerereze y'abanye n'umuntu imyaka 10 ariko bari en divorce ubwo buzima bwo ntitwa dushaka kubudevelopa ngo twumve ko nabwo tubushigikira
aho abantu babana so aza kubita nyoko imyaka 10 igashira nyoko azahora arira buri joro ubwo si urugo uwatandukanye ararutugo rugo kubwanje ruhande ura wadivoshije akagenda akaja gushaka undi niwe muzima kuruta uwo wavuze ngo yihanganiye ibyo bibazo nta mahoro nta byishimo yabonye muri ugo rugo ariko akabyihanganira. So icyo naringiye kuvuga niki, mbere yuko umubyeyi nawe abwira umwana we ngo ushaka, banzu rero umwana wa vese umwana wanje afite capacité yo kuzatunga uyu mugore, kuko namara kumuzana ubu nyine abantu dufite bose ba data nta numwe utwishurira inzu, nitwe twa tubishurira contraire. Mbere yuko umubwira ngo ushaka, banzu ve uyu mwana wanje ndabona afite ubushobozi bwo kuzatunga uyu mwana wabandi agiye kuzana, kuko ntango ufite ngo nibigenda nabo uzagurisha inka umuheze yishura inzu, depense zose zizagaruka kuri wa mwana wawe. So numusunikira gushaka ngo kuramwubakira udafite ubushobozi bwo kuzamushora rento contraire rwose ziwe kurango nawe agutunge, uzaba urimo kumuhemukira. Ahubwo se wabanje kubaka uyu mwana wawe ubakisha ko abayeredi ubona afite ubushobozi bwo kuzatunga urugo, wabona amaze kuba umuntu ushobora kuzatunga umugore mu buryo bwo bwose. Hari ijambo pastor yavuze nari narivuzeho, kuba prepared mu buryo bwa finance, suko ufite ifaranga nishi muri konte, ahubwo nuko imitekerereza ubabanje kwisetinga ko nzastrugglinga nziruka ijoro n'amanywa ariko nzabeshaho urugo binyuze mu mbaraga zanje mbone ikizadutunga. So rero kuvuga ngo abavyeyi muvuge ngo reka tububakire kubera ko nitwe tugomba kubakira, banzu rero umwana wavetse si umwana ari ready kubaka uru rugo, sizamwubakira none ejo bakazi wanje kuvuga ngo bage gutandukana. So banzu tunganya umwana wawe kubaka ibe pre ya nyuma, uzi ko umwana wawe ufite security ko azabeshaho undi mwana ari macuwa mu mutwe. Murakoze pastor, murakoze cyane. Kandi amagambo muhamuvuga arasa nkakomeye cyangwa se arakomeye, ariko kandi murasa nk'abantu bagiye kugumura, murasa nk'abantu bagiye kugumura abasore n'iyenda bari bafite gahunda zo gushaka kubera ko ndetse mugiye guterwa, mushobora no guterwa n'amabuye rimwe na bimwe no mu bavyeyi bakavuga ati aba bantu aba bashumba ko bahagurutse kurwanya abana ngo bareke gushaka. Kandi nyamara mu muco wacu icyo narishatse kuvuga ejo bundi bazatandukana mu muco wacu twari tumenyereye nyine mbese ibi bakora nje mba mbibona ko bikorerwa kubera umuco wacu wenda ukuntu bari bamenyereye nyine ngo dushake kare. Nza nibuka ko nje datagaza mbwira nkirangiza senior 6 sizieme daga ni form 4 ya hano ngo ninshake ngo hasigaye ngo nziga kaminuza umugore wanje, ariko nanje nkamwangira kuko numvaga muri jewe nimba ari gukurira mu mujyi n'abantu twadukurana nkabona jewe ko ntoshaka ico gihe, ariko nkareba biracahari noneho muri buno kino gihugu noneho dutuyemo turi impunzi, kugira ngo uburyo bwa finance cyane cyane kubwo wogeraho uvuga ngo nzashaka uburyo bwa finance ku buryo nzotunga umugore, rimwe na rimwe biba bigoye. Nkavuga ngo se muba mugiye kugumura abantu bari bafite gahunda yo gushaka, bitume gahunda yo gushaka bayireka kubera ko bumvisha ibyo mwavuze. Oya bwana Jonathan, ntabwo icyo tuvuga nkuko tubizi twese hano nta ufite amafaranga kuri banki, na benshi ndana konti bagira nizo M-Pesa bari mu kuzifungura ugasanga habe n'igihumbi tikibaho zizazicaho zigenda nta kibaho. Icyo turimo dushaka gusobanura hano buriya mind ni kibuga gikomeye, ni nayo investment ikomeye y'umuntu, ibitekerezo. Rero uko umuntu atekereza, nimba umuntu icyo turimo tuvuga hano peer pressure, tureke gusukumira abantu mu byo batarabona, mu byo babona batari ebo yo kuba, ahubwo twabategura kare tukabigisha, tukabaha amasomo, tukabaha ubumenyi, tukabaha umunani nk'ababyeyi, nk'abavandimwe, kugira ngo azinjire mu kintu azi. Icyo pastor yakivuzeho nanjye nakivuzeho, ni ukuba ari ready mu mutwe we ko azatunga umuryango. Hari ingingo ya 3 ijanye n'ubushobozi, nicyo kiri mu gutuma umuntu avuga ngo okay, ubwo nta bushobozi mbona mfite, reka nshaka umukecuru w'imyaka 35 mfite 25 kubera impamvu z'ubushobozi.
urumva rero kandi mu nshingano z'umugabo harimo guprovidinga no kuba umutwe w'umuryango. Okay, umugore ashobora kuba akurusha amafaranga birumvikana, simvuze ko ari bibi, ariko ntibibe impamvu. Nimba no kurusha amafaranga ntibibe impamvu yo kumushaka kubera ko kurusha amafaranga. Icyo kintu ahubwo turaza turagihuza n'ipe ya gatatu niyo waragize ya gatatu, kandi tujuru byose ko birategwa n'ababyeyi. Si ubwa mbere si ubwa kabiri, duhereye na kera turakigaruka abasasa badukurikirana na ba mukecuru. Turabizi ko mwashingira abana banyu b'abakobwa ku bahungu b'ibimuga kubera ko se afite inka 200. Erega ibintu by'inzondi bitangiye none byahozeho. Ubutunzi kera ba data bari bafite za rinka, yani babaragarishe se y'umuntu siri base umubari w'inka afite n'intama n'ihene. Noneho buri gihe famille yose yabaga ifite inka nyinshi, iyo famille ni abantu bose bifuzaga gushingiraho abana babo. Na umukobwa akamaja ku muhungu utanazi we umuvyeyi ndetse n'umukobwa wawe atazi, ariko kubera ko ise ari abagabo bari bazwi bagira inka, ariko ari runaka ukavanga umwana wanje reka tumushingire hariya, wawe expecta ko uri muhungu nubwo ari ikimuga, nubwo afite ubumuga ubwo ari bwo bwose, sinvuze ngo ikimuga ntigomba guhabwa umugore, oyaye ikimuga nacyo igomba gushingirwa nk'abandi bose, ariko noneho ni motif itumye uhashingira. Noneho motif mbi ariyo tuba dushaka gukubitira hano, nubwo badutera amabuye bakagira gute, motif zo turazikubitira mu izina rikuru, ntabwo tuzici iruhande kugira ngo tukomeze tubererekere riske zize tuba tuzibona n'amaso. Icyo mpavuga ni iki ngiki rero, umugabo agakubita imirari akabona uriya muhungu nubwo arakamuga zakwinka 20 bazakuramo nkazinga sinzamenye icyo bazita kurongoranya no gukura, akamabona azamasigarana inka nyinshi. Swate ni bakura nka 6 7 13 zasigara iwiwe. Umugabo wundi wari ukubise utagiraga amata bararumangaga imyumbati umutsima akayemera kugurisha umwana we. Ntabwo dushigikira kugurisha abana, ibyashara bidukora n'ibyashara by'abana bacu. Ababyeyi bahoze kuva kera bagurisha abana babo, n'ubu nyine ko baragurisha abana babo. Umwana yaje gukundana n'umukobwa hano, mwese wowe uri gifu, turimo kubona abandi bahungu ibyo baba bakora. Nawe umuhungu nyine ukabikindi gifu nyine kucyo nkuko yarakwise, ukamva ati wa mugani terunaka ejo bundi yazanye umugore none azamwishurira renti akagira gute, arimo kwirirwa gusa yiririmbira mu ikanisa ni mu bitaramo, ubuzima buraryoshe, naho ngiye gutanga nazanirwa nirukanka. So iki kintu twari tuvuze rero, pressure z'ababyeyi zirahura n'iki kintu. Ababyeyi kuki mutita ku buzima bw'abana ngo mureba amahoro bari abana bagomba kugira muri ra rugo, mureba ubuzima bwiza bw'abana ho ahantu babaja, mukareba ibi bintu bizaza bigaruka byibuze bikakwishurira inzu wewe. Nange vuga ngo Bwana Yesu asifiwe kuko twayimenyereye. Muratabarira turi abakozi b'Imana. Bwana Yesu asifiwe, ni yabaye nkirefure. Noneho abantu ntibakunda abandi bantu, ugasanga umwana wawe wibyariye umwana w'umuhungu kuramushigikira ngo nashake, twabonye amakwe y'amarira yabayeho, abantu bose bakarira bakavuza induru bakaboroga. Umuntu abantu bose baba bavuga ati hari umwe nabonye yakoze ubukwe ngo barebe kuri pasiporo ye basanga afite imyaka 45. Mu buryo bavugaga ngo amahirwe yo kubyara yobyara umwe yagize ayo mahirwe, kuko naho garamarave hano agende hanze wenda azamara imyaka 35 batarabonana n'umugabo, kandi wari ufite 42 ibe 45 n'itandatu menopause ngiyo. Kandi bitangaza nkabira bya Ibrahimu na Sara ubu nyenti bigihari. So tukavango pressure ababyeyi yo kubwira abana ngo bashake kugira ngo ababyeyi bazabone ubuzima bwiza babaho. Icyo kintu mwabasore mwe mwabakobwa mwe turacyamaganye. Niba ushaka kubaka urugo ruzima ruzakomera ukazaba umufano na example kuzindi ngo no kubandi bana batoya, ubuzima n'ubwawe. So na nyoko ntabwo bazakubakira namba. Iki nkivuza abantu bocumva nabi. So na nyoko kukubakira no kuvuga ngo ntabwo bazaza ngo bakwishurire rent, ntabwo bazaza ngo umugore nagira akabazo runaka baze bagakemure, binjire muri kimwe cyose gisaba abashakanye.
ni ubuzima buri prive bwawe n'umugore wawe, mwabaye umubiri umwe nka Kristo n'itorero. Ukuntu Kristo n'itorero bahindutse umubiri umwe, niko umugabo n'umugore baba umubiri umwe. Abandi bose bari hanze akenshi baza ari abo gusenya, abandi bakaza ari abo kuzana ibibazo. Ntabwo tubihisha, dufite ingo nyinshi zagiye zisenywa na ba nyina w'umuhungu bagasenyera bakazana. Ugasanga baje muri izo ngo bagashaka kuzitegeka, bagashaka ngo bategeke umuhungu ategeke umugore yagira ngo avuge ibiki n'ibiki. Izo ngo zirahari, ndabizi ko no muri comment tubona abantu bazabivuga uko byababayeho. So nkavuga ngo reka dukurikize n'ubundi ngingo tuyikomerezeho, twaje kurangiriza tugana ku musozo kuri iriya ya gatatu y'abantu bashakwa kubera ko yatewe inda briske. Bajyamanye batamenya ukuntu bajyamanye, indikajamo yarangiza akaba ati nimba inda yagiye rero shaka uyu mwana. Ariko none tugaruke kuri ikintu kivuga ngo ese ubushobozi, kubura ubushobozi cyangwa undi muntu kuba afite ubushobozi yaba ari impamvu yotuma umuntu amushaka kugira ngo azamufashe muri bwa bushobozi. Pastor, wenda ku kantu gatoya wenda duhita dusimbukira kuri iyo point. Yego. Hari aho muhamutera ababyeyi amabuye. Yego. Ariko witegereje muri kino gihe abahungu nibo basigaye bifatira decision. Yego. Urebye muri kino gihe ababyeyi ntibagishigikira si cyane. Ashobora kuvuga ngo nkeneye umuntu uzomfashiriza umwana cyangwa uburyo ushake hanze, ariko wenda ntamubwire ngo uzane umukecuru. Ariko dusigaye tubona abahungu benshi abatoya bazabemera kuzino muri Afrika. Ya hari abahungu benshi. Jewe hari no twigeze kwicarana yanashatse kimuga. Turamubwira twarigaga muri kaminuza akirimo mu ishuri nje nsa nk'ushoje, ndamubwira ngo ariko wowe kuraje gushaka ikimuga gute? Ni wabo barahaguruka, aravuga ngo uriya niwe wanje. Urumvaga ko ari umuhungu gwitice. Hari abandi tuzi bashatse n'abandi umugani wasemuhanuka ngo barunywaje, umukobwa uzunywa nk'ikamyo ishaje, ariko ugasanga umuhungu akavuga ati nje bamubwira ati byo muhamumbwira si impamzumva. Urumva aho ngaho se ari uruhare ababyeyi bagizemo, kuko abasore muri kino gihe benshi kubera ubunebwe bwo gukora, ubunebwe bwo gushakisha amafaranga, bwo kuvunika, bigatuma we yemera ngo abe mu buryo bworoheje ariko ashaka umuntu uzomufasha. Uwo mufano utaze uwo muhungu w'ikimuga, icyo nico twadushaka. Uwo muhungu mu yandi magambo aravuze ngo I am prepared. Yes. Nubwo ari ikimuga ndabizi, mind yanje imitekerereze yanje yarabyakiriye, I am ready, nzamutunza uko azaba ameze kose. Yes. Niba bisaba no kuzaza mujana no mu bwiherero n'ahandi, namaze kwitegura ko nzabikora. Iyo wakoze ikintu witeguriye kugikora, cya kintu kiba successful, kuko wewe already in your mind warabiteguye, waramukunze, nta pressure y'abantu ndetse bagaragaze kuyikuzanaho ngo umureke, ariko urabyanga kuko wewe already uri prepared muri angle zose twatuvuga. Kandi natwe ntabwo twatuvuga ngo ababyeyi bose bapushinga abana babo cyangwa se bashiraho pressure. Oya, ko turavuga bari ababikora. Abatabikora rero turabakomera amashi, ababikora turabibabuza. Hari n'igihe bo bikora wewe nk'umwana umaze gusobanukirwa ukabyima amatwi, aho byaba ari sawa. Ariko nimba utaraba prepared mu buryo ubumva amatwi ukagendera kuri bo, ubwo rugo ntiruzubakira ku misingi nyayo y'ukuri. Ikindi cyongeyeho, hari umugani baca mu rurimi rwacu rw'ikinyamurenge bakavuga ngo iby'ubusa bitera ubwenge buke. Ariko se Salomo wabivuze ra, I think ko ba mu migani ya Salomo, ni Salomo wabivuze, yavuze ngo iby'ubusa bitera ubwenge buke. Kuki ushaka kugira ngo umukobwa yararushe yirirwa mu bibira yiruka buri munsi, amaze kuba umukecuru kubera imirimo yakoze, wowe urashaka ngo wicare iwe akomeza akore, none ukomeza ugeze afaranga we yakoreye. Ese uriya mukobwa nashaka kugutegeka ushaka uzanga, urumva wowe nawe arinde washatse undi hagataho. Ibyo ni ibibazo tugiye kwibaza kuri iyi point turiho. Ese iyo ugiye ku muntu kuko afite ifaranga, yarangiza akagutwara uko ashaka, akavuga ko utari umugabo ari we mugo mu rugo, ari we mugabo mu rugo, uwo muntu azaba yishe inshingano ze cyangwa ntazaba azishe? Duhere muri Bibiliya, Adamu yaravuze ngo a man shall live, azabaho kwa kutowa jasho. Hatabayeho sweating, nta umugabo ntazaba umugabo. Umugabo ushaka kujya bitanyuze muri sweating, uwo mugabo rero agiye kuba ikindi kitari umugabo.
nuvuga ngo abantu tubona bose babakire bavyuka mu rukerera bakaryama saa 7 habe nubwo babufite ubutunzi bavyuka abandi bakiryamye bakaryama abandi baryamye nyuma kandi bafite ifaranga ibitagenda ariko wowe ushaka ngo uzoze uryama ubyuke saa 3 numara usubira uryame saa 2 hanyuma uvuge ngo uri umugabo. ngira ngo tudatinze kuri iyo ngingo cyane pasiteri yayisobanuye cyane nibyo twavuze ubushize abahungu wenda tuzagira ibyo biganiro hano muri Kenya kuko turimo turapanga kubikora byo kwigisha abasore n'inkumi ndetse n'abasore byihariye inkumi byihariye. Umusore akwiye gutozwa kuba umugabo ni ibintu umuntu akwiye kwigishwa kandi twavuze ko mu makanisa bikwiye kwigishwa mu makanisa. Umusore akwiye kwigishwa uburyo avamo umugabo nyamugabo kuko abantu benshi for now impamvu barimo babikora nuko ntekereza ko batigishijwe ahubwo bareba bakopera ku bandi byo bakoze. Bareba umuntu umwe babiri babikoze wenda babikoze banakundanye umukobwa yavuye hano bakundanye agerira hanze aragaruka bakora ubukwe ubuzima bw'umuhungu wenda barazamutse banabanye neza nta kibazo akavuga ati kumbe hanze uwashatse hanze nukubize bigenda reka nanjye mbashake akahashaka ata muntu afite bakundana akemera gushaka umuntu adakunze kubera impamvu z'ubushobozi bigatakaza rero kariteye ubugabo bwe inshingano ze zigatakara byarangira imiryango nayo dusoreza kuri icyo kintu wenda batadutera amabuye cyane niyinga bagashima ngo bafite abakwe babiri hanze niyinga bagashima ngo bafite abakazana babiri hanze imiryango igatangira gushima mu byukuri bagize ngo iyo bashimye si nko kubwira abandi basore bati murebereho mugende mwigano uyu nguyu yabitoye. Rero ibyo bintu tugomba kubyiga kandi mu byukuri imiryango twumve neza ntabwo turi hano kugumura umuntu ari we wese ntabwo turi hano gucira urubanza ababyeyi ntabwo turi hano kuvuga ikintu mu buryo bubi turi hano kugira ngo twigishe cyangwa se dufatikanye n'ababyeyi bakora ibintu neza kugira ngo tugire umuryango mwiza. Igisha toza abana bawe gukora niba ufite abana b'abahungu rema imitekerereze yabo ko bagomba kuzibeshaho niba bashaka kuba abagabo biteye isoni gushima ngo nabonye umukwe wo hanze mu yandi magambo niko kuvuga ngo I don't care. Dufite n'abakobwa bamenya neza ko umugabo ari umunywi inzoga afite ingeso mbi ariko akavuga ngo nzamujaho as long as ari muri Canada, America, Australia ndetse no mu Burayi. Noneho ikintu twa dushaka kugira no kugira ngo tureme societe nzima tureme ingo nzizima ingo zizaba icitegererezo zaba reflexion ya Kristo n'itorero zizaba inspiration ku bandi bantu babaza batoya babana babakura. Noneho toza umwana wawe akiri mutoya niko birivuga umwigisha akiri muto ukuntu agomba gukora ukuntu agomba kudevelopa esprit na mindset ye akumva ko agomba gukora ariho azafa ubuzima bwiza. Twese turabizi ko hard working niyo mother of all success. Hatabayeho hard working ibindi byose bifite risk zikomeye ibindi byose ni scam. Niyo mpamvu sigaho usanga abantu bavuga ngo ubunyine urukundo rwabaye scam mariage ngo zabaye scam. Scam ni ibintu abwenda batabizi bamwe ubuteka mutwe. Aha exactly ni ubuteka mutwe ubine byaba buteka mutwe. Umugabo akamuhamagara nabonye umugabo muhamagara umuhungu umwe ni mwene wacu ari mu Minembwe yambwira ngo shaho umuhungu wanje ndakugira inama ngo apana ngo kuzumva ngo wagize ubuginga ngo gushaka abanyafurika ngo genda ngushake yamayivuga mu izina rikuru ngo niba ari n'igikecuru kiri hasi ngo genda ugishake ngo tumaze igihe mu bukene ngo tugomba kuva muri ubu buzima. Gusa umugabo azasetsa cyane twarasetse cyane atwumvisha rekode ye. Noneho icyo kintu timugire ngo ko muragira neza abana banyu ese reka noneho tuvuga iki kintu ubu nyine urakenye ejo uzakira abari abakene none sibo bakene ejo abahoze ari abakene ejo nibo bakire kuri none. Iyo wumva amateka y'abantu bagiye bagera ku bikomeye ko baravuga ukuntu bagize amateka mabi bahereye hasi ariko se nushaka umugore kuri none ushingiye kuri hali ufite vie actuelle ya none ejo ukaba umuntu w'umukire ifaranga zikaza ukazisigara ureba umugore ukabati no uyu mugore ntabwo tubona hagarara na gutya ngo abantu bavuge ngo ni umugore wanje reka da ntabwo ambereye ubwo rugo ruzasenyuka kubera ko motive yatumye urugo gubakika
yari ronge. Niyo mpamvu rero turatuvuga ngo izi ni zimwe mu ngaruka mbi ingo zifite kubera ko zubakika mu buryo bubi mu misingi y'umusenyi. So ikintu cy'ubushobozi, niba uri umusore uhadukurikirana hera uyu munsi utarabona fiance, utangira ukore, wige saving, ugire plan, uvuge ngo urugo rwanje ngomba kuzubaka mfite umubare w'amafaranga ngana gutya, hanyuma nzazana umukobwa nikundiye ujanye n'imitekerereze yanje, ntabwo ngiye kuzana sponsor. We are not here to look for sponsors. Hari icyo ugiye kuvuga? cyane ikiganiro umugore ntabwo ari sponsor, please please please. Sponsor ni umuntu w'ifaranga, hatabaye n'indi mpamvu iyo ari yo yose ukazikoresha, ariko umugore ni umuntu muzabana ubuzima bwose. Sasa mwagiye muvuga kuri motif iri behind. Yego. Hari nje sinemera yuko hari umuntu ushaka adafite motif runaka iri behind yo gushaka. Hari uzokurikira isura. Kavuga ati njewe nkunda umukobwa uri finyole umeze gutya mu maso, agomba kuba ari inzobe, criteria runaka. Izo ni zakera wontu ubiheruka. Babikurikiraga kera. Reka tujane. Hanyuma uwo numwe. Hakabundi uvuga ngo njewe uyu mwana w'umukobwa sinamuzi cyane ariko nzi umuryango we. Yego. Surtout ni abasaza baranza abageni ibo cyane ni nico kintu bakunda kureba. Ariko tukibagirwa wa muryango ushobora kuba ari umuryango w'abantu beza b'imfura, ariko hakaba havamo umwe wa gito. Ushobora kumushaka witwaje ico akavamo ari uwa gito. Ushobora gushaka wa wundi ugendeye ku isura, ya sura yiwe ikazakubera urukuta runini cyane ruzokubuza amahoro mu rugo. Yego. Kimwe n'ibyo muvuga by'ubutunzi, aho ngaho rero mu gihari ntihari abashatse abo niyo terme bakoresha, abo bakecuru bo hanze bafite amafaranga, bafite ingo nziza kuruta babandi bo bavuze ati no njewe ntabwo ndi bushake nkurikije ibyifuzo by'ifaranga, reka wenda nkurikire icifuzo ca face cyangwa ikindi. Wa wundi akaba ari ufite urugo rubi, ujye washatse ukuze, yewe ndetse ga nuwo ukuze akaba ari wa muntu nyine uri macuwa ufite ubwenge bwo kuba azi ngo iki niki gishobora kunsenyera, iki niki no bikora kasanga izo ngo nizo zikomeye kuruta za zindi bimeze bite. Urakoze cyane. Noneho uyu munsi twavuze motif nka zitatu, ariko kandi ni nyinshi. Beauty, ubwiza bw'inyuma, nabwo ntibugomba kuba motif ituma umuntu ashaka undi muntu. Yani motif yo tuzigenda tuzigaruka zari kurengana 10. Kuko wari uyivuze, hariho wrong motive ni nyinshi, ariko hakabaho na motif nziza. Kandi zo motif zigakurikirana na kwa kuba umuntu ari ready kubikora. Noneho waruvuze tese nta abantu bashatse abakecuru twatuvuga cyangwa bashatse mu burubwo byo twatuvuga bafite ingo nziza kurusha abandi. Ikibazo su gushaka umukecuru. Aho turumvikana. Ikibazo su gushaka umukecuru. Ikibazo ni icyatumye mushaka. Urumva? Icyatumye ushaka uyu mukecuru ni iki? Nukigeraho umukecuru azaba umukecuru. Ariko iyo hari urukundo, Perezida w'Ufaransa afite umugore umeze gute muramuzi? Agakecuru. Motif yatumye amushaka itandukanye n'iki twatuvuga. So, umukecuru wakunze kandi ukaba prepared kumuzana, uwo mukecuru mubona nk'umwana muto w'inkumi. Kandi murabana mukaba example nziza. Ikibazo si umukecuru washatse ku mwana mutoya. Ikibazo ni icyatumye wa mukecuru wifuza kumushaka. Oya nje ico mvuga. Uyu munsi mfite ikibazo ca mikoro. Yego. Ariko ndi umwana uredike. Ufite discipline. Yego. Uriya mukecuru cyangwa se uriya mukobwa watinze. Uriya mukobwa watinze kubaka. N'umwana uredike. Ufite impamvu ABC zatumye adashakwa kugihe. Siko? Yego. Duhuye twembi turi abantu baredike mu buzima busanzwe. Yego. Ariko nubwo turedike nje mfite ikibazo ca mikoro. Yego. Hanyuma nawe afite ikibazo c'umugabo. Yego. Niduhura kandi twagiye tubona abo hambere, hari n'uwigeze kubikomozaho muri mwebwe avuga ngo kera babazaniraga abagore, muri abo babazaniraga pourcentage nini yubatse, yewe bitarimo na bya bindi
twonavuga ngo zirara zisha bwaca zikazima yego nubwo harimo nabandi nyine bameze gutyo none nje nkavuga ngo babandi abo ngabo nyine wa mwana washatse kuri kifaranga na wa mukobwa waje nyine nawe ari zana kwereka ntimushobora guhura mukagira urugo ruruta bano bandi bo batakurikiye ifaranga. Ivyo kugira urugo rwiza wenda mu biganiro bikurikira tuzaza kubigarukaho tuvuge kiritere zishobora gutuma urugo ruba rwiza. Hari kiritere zitandukanye zotuma bubakanye already bari kumwe bagira urugo rwiza kuko bamaze kubana already. Ariko noneho kutwacyamo tuvuga ku bantu babahitamo. Noneho reka tubanze twumvikane nawe. Hari ukuba watange n'ijambo rivuga ngo wewe urakenye. Kuko utakunda gakecuru gakenye kandi kuko gafite education nako keza ukumva ko agakecuru ariko gakize. Nuba ngo harimo kera ikintu cyo kumushakamo ikintu. Noneho hari ikintu twibaza tese are you prepared? Icyo nyo twatugarukaho ko nubona ifaranga. Sibyo? Uzakomeza ukaba wewe. Uzakomeza ukamukunda uko ameze. Ya education ukakomeza ukayimubonamo. Utazatangira kumubona ko abaga kecuru umunsi washitse hanze. Tese noneho nukuwanganaga. Noneho banzuwe prepared. Tibiye kuba ngo n'urufaranga rukujanye. Niba urufaranga rukujanye ariko nawe amaze guhitamo ukagira izo decision ukavuga ngo mumvura no muzuba nzasazana nawe. Aho ngaho turabishigikiye. Kuko ugo rugo nubundi ruzubakika. Ariko noneho niba ari ifaranga igihe cyose wazibonye uzabona abana babavuka basa n'ubusa. Abana baba abazungu barahaririya abanyamurenga bandi ubwoko bwose. Noneho wamubona neza nibwo ukigera igihe cyo gushaka nyacu. Ubonye umugore wawe ukuri. Urawundi ubone ko yari iki yari nkako kiye yari hisha ikindi kintu kizaza hanyuma. So sinzi mbashije mwene takongera wenda turimo kugana imbere. Ya tugenda tugana ku musozo wenda. Ya tugana ku musozo mu byukuri ndashimira mugenzi wanjye twazanye ndetse nagwe ndabashimira cyane tugana ku musozo. Icyo pastor avuze nicyo nari natekereje kuvuga. Nimba ari amafaranga nushaka nuyabona uzakomeza ube wewe. Nimba ariyo rero washakaga wamushakagaho nuyabona uzahinduka uzabona ibintu bitandukanye nuko wabibonaga. Yes izaza. Ubwo rero ibyo bintu bitatu nibyo twavugaga peer pressure gusukumwa n'abandi kubera iyo mpamvu gusuka mushaka. Iyo ni wrong motive. Ikintu cya kabiri pregnancy kuba rateye umuntu n'inda cyangwa se warasamye ukamushakwaho utamukunze nta kazoza umubonamo ukapfa kugenda gusa iyo ni wrong motive. Amafaranga gusa ukavuga tubwo afite amafaranga ariko mushakweho mu gihe uzayabona muzatandukana. Numva rero iki kiganiro wenda twabashimira cyane. Ako ka pregnancy naje niko shaka kuvuga. Ako nakingaze yo mpamvu ushatse ngo tugatindeho kuko ico kintu uvuze mu bintu byose ni ikintu gikomeye tutopfa gusimbuka kandi gishaka ngo gisobanukirwe kubera ko akenshi iyo urebye ko umukobwa wamuteye pregnant kwanza iyo dusubiye mu muco wacu nuko akenshi umukobwa wabyariye iwacu gushakwa abari kibazo. Noneho ubu nyine baranashakwa ariko kubera ko wenda ari hanze afite amafaranga ako kugira ngo ashakwe ari hano biba ari ibintu bigoye. Nuwangu ico gihe rero ngiye mbona ariyo mpamvu bavuga ngo mushake kubera ko bavuga ati wenda bakagendera muri bya bintu by'iwacu nka kwa kundi bakuzaniraga nyine umukobwa utamuzi mukabana kandi ukamukunda bakumva ko ari nka kwa kundi ntibamenye ko isi yahindutse bigatuma bashiraho pressure wa mukobwa na wa muhungu imiryango yari avuga ati wamuteye inda hari wagutumyeyo mushake kandi vraiment pe birumvikana batamukunda. None abashaka bezo zindi z'umubiri si ngombwa kuko harabaja gukora biriya bintu ari uko ari bezo gusa mushaka atari urukundo. So rero nkavuga ngo ico kintu siyo mpamvu biza bimera gutyo bigatuma bashakana kubera nyine ari wa muco wacu kugira ngo umukobwa wacu n'ubu barahandi bari hano beza pe beza umukobwa mwiza ugaragara neza ariko kubera ko yabyari iwawe umuhungu ni yamukunze imiryango irahagarara ikavuga ngo uriya yarabyaye ntuja ku mukobwa wabyaye abatarabyaye bagize gute. Erega nicyo tuvuga nicyo turimo tuvuga umuco urakura
sinzi nimba wenda abantu bose babizi umuco urakura uko byari biri siko bikiri ariko umuco twawutaye umuco ugenda ukura ni ukuvuga ngo rero imiryango nicyo peer pressure niyo mpamvu twahereye kuri iyo ngingo ya mbere imiryango gusa n'abasunikira abantu babasunikira kwinjira mu ndobo cyangwa se babakururamo iyo miryango igamije iki kandi umuryango urugo marriage ni umugabo n'umugore siko bimeze rero ni decision z'aba bantu babiri bakundanye bashimanye aramubonamo umugore undi aramubonamo umutware we bagashimana bakubakana nicyo kintu turimo tuvuga hano kuko bibaye gusukumwa basi umuryango nimba ukubuje gushaka umukobwa kubera ko yabyaye wewe umubonamo umugore ko yakubera umugore mwiza umuryango n'umuntu uzagusukuma kuguhitiramo undi mugore wowe utabona iki kintu abantu bagomba kucyumva cyane umuryango nimba ukubuza gushaka umukobwa kubera ko yabyaye ariko wowe urimo uramubonamo ko yakubera umufasha mwiza ugukwiriye umuryango uzanaguhitiramo umugore wowe utabona ko azakubera umugore umuco urakura rero kubera izo mpamvu hari abonzi wenda nawe hari abuzi bashatse abakobwa babyaye bakubaka ingo nziza icyo ni ikintu cy'ingenzi pasiteri arakoze cyane reka tukigarukeho kandi reka mbere kuri iri jambo iyi mindset abakobwa bacu bahoranye bitewe n'umuco wacu igomba kuvamo wa mukobwa we kuba wagize amahigwe make ukaryamana n'umuhungu bitewe n'imibiri yanyu ko yabategetse ntimwabasha kuyikontorora ukisanga wasamye inda mwembi n'umuhungu ntawabiteguye kandi mu by'ukuri ntangaje mwari mufite kuja kubana uriya mwana si icyago gutwara inda hari bamwe bagira imico yo kuvanga umugore mwiza n'umugore babanza bakamenya ko abyara ndetse babanza bakabitesta nuje ko mu Bugande barabikora na hano ntabwo kubyara ari icyago sinenge kubyara n'umugisha so boya gufata se uyu wabyaye noneho atari mu nzu tuzisa umugisha gute dushatse kuvuga ngo umwana ko umuntu yabyaye umwana ntacyo bipunguza muri valere y'umuntu wa mukobwa we nimba wari ugifite iyo sous-estimation ukumva ko niba warabyaye wapunguje valere ibyo byari ibyakera bitewe na environnement n'umucyo twakuriyemo ariko ubu nyine ko barashakwa neza cyane icy'ingenzi nuko wewe wiyubaka ukiyubaka ukaba umuntu w'indangagaciro bazakwirukaho ni wiyubaka wenyine ukiyubaha ukigira umuntu muzima ariko ni wifata nawe uko wumva kubera ko byabaye uko nabandi bazogufata uko wifashe so ico kintu nashaka kugira ngo tubanze tugihereho ntabwo umukobwa twayinda yapunguje valere y'icarico niba ari umukobwa mwiza ngo yabaye mubi niba ari umukobwa wa karaktere nziza ngo zabaye mbi niba ari umukobwa bugwa neza ngo agize inabi oyaye ibyo ni ibintu bishikira umwana w'umuntu wese kuri nosi ababaye hose n'abazabaho iyo utakoranye ibintu ubwenge hari ingaruka bizana ariko bitavuze ngo wabaye gito so iri jambo rero pasiteri aravuze najya ugarutseho reka tubivuge gutya wenda bisobanuke ufite umuhungu uhaye ukuvugisha swate sina fiance wawe nta nubwo murabiganiraho cyangwa se n'umuntu mwakoranaga ahantu muteye igipindi mwisanze mugiye ahantu mwisanze mukoze ibyo mutateganisha umwana akavuka cyangwa se indika ikajamo umuryango ukavuga ngo kuko byagenze gucyosha kuri uriya muhungu afite muri we ukuntu already yari yarisetinzemo kuzashaka muri kritere zose ziwe z'umugore washaka we nturimo mu by'ukuri mwakoranaga akazi ariko ntarigera atekeza n'abagore bose batenkawe kuko buri wese afite ukuntu yumva abagore ashaka bazabateye nkunda umugore uca mugufi ucece kutaringare umeze gutya na gutya niyo nza numva uba ku mutima wanje mu gihe ateye inda ingare bene igimwe itazireka avuga noneho ukaja gukora siribaze y'iyo pressure ngo kubera ko namuteye inda reka muzane hari iwacu hari ababikoze ababyeyi b'umukobwa bamabwira umuhungu ngo nutabikora nutamushaka turagukorera icyo bita kuko hijacked yani kugushimuta ukaburirwa irengero uraburirwa irengero uwo mwana muzane mwubake izo muzoke natuzogenda tubibafashamo ariko kera wamuharibishije
kabiri kangahe urwo rwagize ubuzima bubi kurusha ingo zose zibaho. Wa mwana akamaja mu cyaro akamara amezi 5 bakazahamagara mugore akaruka akaja kumushaka. Ikintu kitari ku mutima w'umuntu ntibishoboka. Ko twagira ngo tuavoidinge ubuzima bubi bw'indani. Turavuga ni byiza birashoboka. Barabana wa muhungu yemere siri pressure nura mukobwa yemere. Nyuma yo kwemera no gushika indani incurizo ziba ngo nubundi ntabwo nigeze ngukunda. Nta nubwo ari wowe mugore w'inzozi zanje. Ikingenzi suko umukobwa wawe yitwa ngo afite umugabo. Ahubwo ikingenzi nuko umukobwa wawe yozobona urugo rwiza. Apana kubona umugabo kugira urugo rwiza. So tukavuga ngo iki kintu rero iyi pressure yo kuvuga ngo ateye umukobwa inda niba mwayite ari accident n'ibindi. Mubwire ati rwose ari accident umwana navuka tuzafatikanya kumurera. Ico cibishingano y'abahungu anawe sheka abanyamurenge bagira benshi ugatera umukobwa inda ya mwana yamara kuvuka umukubitiririya umukobwa akababayika guhera mu kubyara akagira gute ugomba kwita kuri iyo nda yawe akavuka ukazu providing uwo mwana warangiza ukazamucura cyangwa se mukazamushingira hamwe n'uwo mugore ari kukazana umugore wawe wa vision. Uwo mwana ukazamurera nk'umwana wawe uwo mukobwa nakazashaka undi mugabo yifuza. So nkumva rero iyo pressure wa mukobwa niba byarakubayeho uracyari wa wundi ihesha agaciro wiyubahe wubaka indangagaciro muri wewe abahungu bazakwiruka inyuma. Ikindi cyongeye ushaka ubushobozi tuba umuntu wayivivu udafite ahantu namwe ufite ha power muri wewe usanga uri powerless mu buryo bwose. Murakoze cyane. Murakoze cyane reka tubashimire kandi dushimira ikiganiro ciza mutanze. Dushimire abantu badukurikiye ngira ngo mwumvise yuko ari ikiganiro ciza kandi cingira kamaro gikenewe cyane muri societe yacu. By'umwihariko reka tubasabe nimba wakurikiye kino kiganiro hari ibitekerezo ufite kubijanye n'ibyo twaganiriye, nimba wumva hari ukuntu nawe runaka uzumva ija muri commentaire wandike. Ejo nejo bundi bizaduha undi murongo n'izindi mbaraga zo kugira ngo n'ubundi dukomeze tuganirize abantu. Reka muvuga ijambo rimwe na rimwe musezera. Murakoze cyane turabashimiye abadukurikiranye bose kuri Jonathan TV show, Blessed Family ndetse na The Really Change show. Turatangiye just a introduction urumva twakoze ku mapo ya 3 gusa ariko kandi acyariho urugendo rurerure bwo kuvuga uburyo ko umuntu yahitamo neza noneho tukavuga noneho uburyo ki ugomba kwiga uwo mugiye kubakana mbere yuko mwubakana kugira ngo ubone ko ari we ukuri nyawe udashingiye kuri ibintu byose twavugaga. Noneho tugaruke no kuri couple uburyo ki bashobora kugira ubuzima bwiza nyuma yo kubana. Noneho twifashije na Bibiliya kuko niyo reference yacu ibintu byose dukora. Noneho tuvuga urugo rwubakiye kuri Yesu Kristo uko rugomba kuba rumeze. Mu gihe abantu benshi babyitiranya rero akagira bene izo bintu tuvuga kubaka nabi yamaranda akambura ngo urugo rugomba kubakira kuri Yesu Kristo kandi yaragubakiye already ku mafaranga. Ugasanga karabyitiranya kera already fondation yari iki kintu ariko akacubakira kuri iki amara akavuga ngo urugo rwiza ngo nukubakira kuri Yesu ikaba ari terme théorique batumva ico bishatse kuvuga. Oro bishaka kumininga ikintu kinini cyane anacho tuzogaruka mu kiganiro cyacu tuvuge ngo se kubakira kuri Yesu bisobanuye iki. Murakoze cyane. Yego murakoze cyane mu by'ukuri turabashimiye ababashe gutegera kino kiganiro twakoze ndetse no kugikuramo amasomo atandukanye niyo ntego yacu dufite. Turabashimiye mwese Imana ibaho mugisha. Murakoze cyane ndetse n'abadukurikiye murakoze namwe.